umaze rero kubimenyera hari uburyo twinjira muri weekend uyu munsi turi kumwe n'umusizi Rumaga umeze ute? Ndakomeye cyane. Ubu rero mbere yuko dukorana ikiganiro natangiye mvuga sendaya nkubaza mu kihe kinyarwanda urumva ubu nyine ndi kujya kuvuga ijambo naritekerejeho cyane uzi impamvu mbikubwiye nuko Rumaga umuntu akwitegereje n'ikinyarwanda uvuga aravuga ngo byaje bite tuvuga ikinyarwanda twese ariko cyawe kirimo no kuzimiza n'imigani rero kubaho nta muntu ubicira umurongo usanga iteye kuyoboka ntago nakubwira ngo byaje bite ariko icyambere ndabikunda kandi nakuriye mu mujyo gushaka uburyo nabyigegeneraho byose nkora nkagerageza gukora ku buryo njye nambaye ikanzu y'ibigwari kenshi mu mashuri kubera kuvuga ikinyarwanda aho abandi basabwa kuvuga igifaransa cyangwa icyongereza bigeraho nsaba ubuyobozi ngo muzakore ebyiri ndi ikigwari mu kinyarwanda cyabyemeye kubera kukivuga unundi uzashaka kuba ikigwari nkanjye ubwo nyine tuzaba tujyanye nakuriye muri uwo mujyo ikindi nkagira ukiraho umuryango ndimo ndagira ngo numve nk'ababyeyi nanjye ndi umubyeyi wavuga ko uruhare rw'umuryango wakuriyemo ari uruhe rwaba rwari runini mu gutuma koko uvuga iki kinyarwanda cy'umwimerere ariko ukanakimenya koko byimbitse ni runini cyane kuko nakuriye mu muryango wumva cyane kumva ibyateguye twumvaga ikinamico twigiye no kuwa kabiri none uragira umunsi wo kuwa kabiri nkumva ari kino munsi ndi bukore uri cyane wumvana kumvana ni ukuganira twajyaga twicara nk'uko nguko tukajya inama haba mu bindi cyangwa nk'iyo kinamico irimo murabyumva mute ese uyu nguyu ni ikihe kintu yavuze wumva gishobora kuba cyakugizeho ingaruka nziza ese uyu nguyu ni ikihe kibi yakoze ushobora kuba akuyemo inama ni ukuvuga ngo bagize uruhare runini niho ugenda umuntu akurira hanyuma rero bitewe n'ukuntu tuba dufite iminota mike buriya ndabizi abantu badukurikiye bavuga ngo wimubaza ibibazo byinshi ni umusizi reka sige bavuga ngo reka sige nibyo yego nziza arasiga rero reka turebe igisigo cyawe cyavugaga ngo umugore si umuntu naragukurikiye uri kugisiga niko bavuga yego urumva biri kunsaba gutekereza kugira ngo yego nibyo ni igisigo cyiza cyane navuga ko byavuye umugore si umuntu byaje biti by'umwihariko ubundi mu kinyarwanda bavuze ngo kanaka si umuntu no kuvuga ngo ni Imana y'u Rwanda ni umuntu ubonamo ubumana Imana muri we utakizi cyangwa utaracyumvaho reka abanza byumve amenye ibintu turimo tuvuga ngenda mvuga ubudahangarwa cyane ndabumwikirizi kuko dufite wenda igihe kitari kinini umugore si umuntu mvuga umuntu nyir'ubugenge umuntu uva ntawe umurashe kandi nta n'umushari ibyo biba buri kwezi ariko usanga buri munsi arasumbye abantu ubuzima umuntu unywa amazi bitisa akanywa agasembuye cyangwa icyo kigage ariko ejo bukanga konsa umwana yera nturumva wari umuntu mvuga noneho n'ubutwari bw'abagore bagiye babaho ntinyiramuhanda yekura rubanza ngabo yimana agahinduro kamibambwe cyangiye Imana nyiratunga ubuke nyiratamba muha ibiheko ati cyo mumpaye kumwe ntahe nkuru ubwatsi mbe nka musare kuko nyine abantu atanze imvura muki ngaha abagore ni mu muhamashyi batuzimana nande kutagira nyikunda atari ko mama ndamufite ati ndamufite wemeye kubura urucunda ndamufite uwangabira utondera ndamufite tuwiswe nyina w'inganzo muzibazo maze umusinga ngamubona aramumenya ati mukunda icyo abazi kuvuga none mpiri urubuga rwa rubamba mugoye ati sinjye wagize ngo abicyotera umuhira wose kimenye nk'iyahurira cyungura ati nimpamo naho bazana indigira icyaye ngo bankigete amaboko yombi sinakurekera urugamba ntazira nyir'umagate ho muri cyo nogwamagare n'ikiza ntago ari ikibinyira nanga amadumbo aho ngenda mvugamo ubutwari bw'abagore we nyiramuhanda yitangiye rubanza ngabo kugira ngo yingira aticwa mvugamo nyir'urumaga wemeye kwitangira ruganzu ndore kugira ngo u Rwanda rutazimira mvugamo uyu mukobwa w'Ikarongi bwishaza ndabaga wemeye kwitangira se kugira ngo ave ku rugerera asaziyeyo mbese uvuga ubutwari mvuga ubutwari bw'abagore hanyuma tukarangiza tuvuga ngo umugore si umuntu njyewe icyo nicyo nafashe hanyuma hari n'ikindi gisigo cyawe kinahura n'uyu munsi twizihiza umwana w'umukobwa kivuga ngo komera mukobwa komera mukobwa ni kimwe mu bisigo nakoze abankurikira bampereza ibitekerezo byinshi cyane ndibuka ko nigeze gupostinga ku mbuga zanjye na za nyirakabuga ibitekerezo bigera muri 800 byaturutse kuri komera mukobwa kuko ngenda mvugamo ubuzima abana b'abakobwa banyuramo kugira ngo babone ibyo bashaka twagiye
bikomera umukobwa rero kukivuga bindi ariko mvuga mu ntibenshi hanze hano inkirira hato bagendana ibikomere byahise y'izo ntozo rugo mu buzima bwanyuzemo akarongo ngenda mvuga ibyo abagabo babakorera byose, ukuntu babafata ku ngufu kugira ngo babahereze ibyo bashaka, ukuntu baryamana nabo kugira ngo babahereze akazi, ukuntu babagerageza kugira ngo babahereze amanota, mvuga mu ishuri, mvuga mu kazi, mvuga mu rugo, ukuntu bagorwa no kugira ngo, kuko imibare twereka yuko nibura abakobwa 5 batangiye primaire bana aribo bayirangiza, mu bakobwa 4 batangiye segonderi 3 aribo bayirangiza. Mbese uvuga ingorane bagenda bahura nazo, ariko nyuma nkaza gucutsa mbwira umukobwa komera, hariho za Isange One Stop Center, ugize ikibazo rwose bahamagare, kandi niba nawe byarakubayeho ntago ari ibanga, egera uwo wizeye muganirize niko gukira. Ikomera mukobwa, ikomereho. Komera mukobwa, bakomere rero abari muri ibyo byose, ariko kandi bamenye yuko bari mu gihugu kibakunze, igihugu kibaha amahirwe kandi kibashyigikiye. Hanyuma se mawe rero reka nkubwire, sindi bukwemerere, ndashaka ko duhaho imirongo mike ya mawe, hanyuma mukanya ndabizi babambwiye ngo nuko rero nimusoze ariko nibura twumve mawe. Igisigo kivuga ku buzima bwanjye cyane n'umubyeyi wanjye, kuko harimo nka 70% yabwo, ntangira ngira ntinzirange siba nkivuka, mvukira mu Kigabiro kwa Nyirakigwene hirya y'Ihara na Kacyuma, ntari mu Barundi ari mu Baronga n'abaturanyi ba kera. Mawe akunda umurimo na mbere, data agakunda agatama cyane, ntakari ntakure urasanga ntawe, mvutse ndi buheta ndaheta umwizerwa, nsanze ibintu biri kudogera urukundo rukendera, ni ukubakira ku bana roye ntabo byaba ibindi bidaciye kabiri. Munyarukundo aratangaje, arondera umudari ntiyaba umukobwa ngo umugore muba kubyarira igitsina kimwe, roye nahensiririva. Mawe ni ibindi, ngaragaza ubutwari bw'umumama, umubyeyi, aho ashobora kwitangira abana be mu bigeragezo byose ari kunyuramo, akanga kuba yabarekura. Ngaragaza ubutwari bw'umumama aho bitaba ngombwa yuko we n'uwo bashakanye bashobora kugeraho bicana kubera kwizirika ku rugo, ahubwo akaba yavuga ngo ni umugabo. Abazi intumbero ya nyina wa Jambo namubareho ngo umubyeyi wanjye w'umugabo, bitakuyeho n'ubundi mfite na data nawe w'umugabo, ariko namubonyemo icyo kintu. Rero mawe igaragaza ubudahangarwa, igaragaza kwa kundi umugore atari umuntu. Ibintu rero bimeze neza cyane. Ruma, reka ngire icyo nkwibariza. Uri muri bake mu rubyiruko bahisemo kutajya kure cyane y'umuco, mu bisigo, mu kumenya neza cyane iki kinyarwanda cyimbitse. Hari abandi bakorera bakavuga ati ariko nanjye nifuza, biragoye, birasaba iki? Babwire. Ubundi ntekereza yuko inzozi by'umwihariko kudavuga ku Banyarwanda, ariko n'abandi bumvire wenda basha kucyumva, uri mutekererezamo ni narwo urotamo, kandi uri murotamo ni rwo urotoreramo. Burya niba utabasha kumva Ikinyarwanda mu ishuri no kumva ibyo yakwigisha biragoye, kabone waba utabyiga mu Kinyarwanda, kuko nujya kubirota muraza kumbwira abarota, nta muntu ujya urota muri mu rutaro rw'iwabo. Bivuze ko inzozi dufite zo gushaka kuba abanyamakuru, abasizi, abartiste, abacuruzi, abayobozi, byose birashingira kuri rwa rurimi. Iyo urutakaje rero mu bintu ukora, utakaza igice kinini cy'inzozi zawe. Ruma, uyu munsi u Rwanda ruzira umwaga birabaye mu Mana. Nibyo. Numpamagara uyo nitabye u Rwanda ruzira umwaga bisubiramo, ngira nti birabaye mu Mana. Birabaye mu Mana. Rwose wanyigishije. Hanyuma kuva wajya muri ubu busizi, nanone byaba ari n'umurimo wa buri munsi, n'umwuga, biragutunze? Nabyo tubivugeho cyane cyane. Ntangira ubusizi 2019 itariki ya 3 muri Nzeri, kugera none rwose nta bindi biro nigeze, bitari uko ntabibonye, ahubwo kuva nabyinjiramo nakoze ku buryo byatanga ubuzima, yewe na ya myaka nireraga kugira ngo bizabutange yari yo kwitegura nk'uko umushoramari wundi abikora mu nganda, ariko none ubusizi burantunze, yewe na benshi mu bangaragiye nabo babayeho kubera bwo. Yego. Ruma, barambwiye ngo iminota ngo
ariko rero bazasiga isaha tujye dukora igihe ariko ntacyo nta kundi babikora. Wakoze cyane, turakwifuriza kugera kure, turakwifuriza kwigisha benshi, udufashe kuko kuvuga cya kinyarwanda cyiza cyimbitse ko n'ururimi rwacu bikwiriye kuba ishema ryacu, sibyo? Yego. Hanyuma rero hari ikintu ngiye kugusaba, ngewe hari uburyo nsoza amakuru, ariko uyu munsi uretse kuvuga ngo Imana ibarinde, ndagira ngo nkubaze ari nka Rumaga ugiye gusoza aya makuru, bagushyireho kamera ye ni iyihe? Imureba wenyine ni iyi ngiyi, ni oya ifata iyi ngiyi ngira ngo niri kukureba neza, hanyuma usoza aya makuru tutahe tujye muri weekend. Batanga mpundu bagisangane na Mbuye, bana bakira Imana yo bakunda ibyiza by'ibukinanyena, twanezerewe namwe kubana muri aya makuru uyu munsi mu Kinyarwanda, twizera yuko amakuru arakagaruka. Nari Rumaga u Rwanda ruzira umwaga, abakumwe na Nkirane Mukamabano Gloria, ibindi Imana y'u Rwanda horane namwe. Cyakiriye neza cyane, ndimo ndabyumva kuva mu birenge kugeza mu mutwe, n'ibyishimo gusa, mu mutima aho birarenze, n'ibyishimo byinshi kuri njye n'umuryango wanjye. Iyi nzu nta minsi myinshi itwaye, urabona dusoza kampeyini, twamaze gusoza, akarere karishima, FPR irishima ku gihangano nari maze gutambutsa. Iyi nzu bayitangiye mu kwezi kwa munani mu matariki ya mbere, ntabwo imaze igihe kinini, ni amezi 2 yonyine itwaye. Ntabwo nigeze mbitekereza, nta nubwo izo ndoto nigeze nzigira, kubera yuko nabonaga iyo mfite nkabona ubushobozi kugira ngo nzagire ubwo bushobozi bwo kuba nagira inzu nk'iyi, ntabwo nabikekaga, nta nubwo nabitekerezaga. Imbere hari y'urubaraza narwo rurimo amakaro n'inkingi 3 nziza zisize irange. Mu mbuga harimo igiheri, harapavomye, hari akajaride gahari iruhande rw'aho ngaho mu mbuga. Imbere mu rugo hariyo ikiraro cya kijyambere, hariyo ikigega cy'amazi, hariyo robine bahashyize, hariyo igikoni cyiza gisa neza gisize irange gipavomye nacyo. Ibyumba nabyo 3 birahari bishashe neza, birimo amamatera asobanutse, amakuvureri, amashuka, harimo dushe na tuwarete mu cyumba cyanjye. Mbese ni inzu ubona yuko isobanutse. Ibindi bampaye n'intebe zo muri salo, bamereza utubati, bamereza amasafuriya, n'ibindi bizagenda biza, ntabwo biracyaza. Si ibi bakoze gusa, bajyanye abana ku ishuri, mfite abana ariko bose urabona ntabahari, bari ku mashuri bariga, ibikoresho barabihawe bigaragara, bagurirwa amayinifomo, barihirwa minerivare, bajyanwa ku ishuri bariga. Ibyo byose ni FPR. Ubwo rero ishimwe mfite ryo gushimira FPR irandenze. Igikuru cyane ndashimira umuryango wa FPR, ndashimira iki gihugu cyacu n'imiyoborere yacyo muri rusange, ndashimira chairman wacu. Ubwo rero mfite chairman, mfite FPR, mfite abanyarwanda bafite umutima mwiza nk'uko tubayeho, ubumwe bw'abanyarwanda, ndumva hazaza hanjye ari heza, kuko intangiro yo murayibona, n'ibindi bizaza. Ishimwe rikomeye cyane, ibyishimo ni byinshi, ibyiyumviro byanjye ni byiza, ndetse n'ejo hazaza hanjye ndabona ari heza. Abanyarwanda ndabashimira cyane uburyo bakunze igihangano cyanjye, kandi barakoze kunshyigikira, barakoze kumpamagara, barakoze kunshimira, kumpa courage. Abanyarwanda ndabakunda, nabo bakunda u Rwanda. Ikindi nababwira, muri iyi manda perezida atangiye, dushyiremo imbaraga, tumufashe, dukomeze twubake ibikorwa, aho u Rwanda rugeze turuvane hano turugeze n'ahandi twifuza ko rugera, rukomeze ruba urwa mbere, rukomeze rwese imihigo kuri chairman afatanyije n'abanyarwanda.